muri bo hari ubuzima. Muri bo hari amahoro. Muri bo hari utuzo. Abo bagendana nawe bamwemeye nk'umukiza w'ubugingo bwabo. Mu maso yabo habonekamo amahoro n'umucyo utazima mu mitima yabo. Abari muri we muri bo bafite urumuri, bagendera mu kuri nta guhisha, bahorana ukwizera no kudacogora. Abo babaho mu rukundo rwe rw'iteka. Muri bo harimo umugisha, amahoro atangwa na Yesu, ubumwe budashira intege, kwihangana no kwishima bugakiza, kwizera kuzuye n'umutima ukeye. Yesu aba muri bo iteka niwe ubayobora. Muri bo hari ubuzima. Muri bo hari amahoro. Muri bo hari utuzo. Bavuga ukuri bakira imbabazi, bagira impuhwe n'urukundo. Ibibazo bike bahungira ku mukiza, banyurwa n'ubuntu bwe n'intumwa z'amahoro. Bacana urumuri munsi y'umwijima, ibyo bakora byose byera imbuto, baba intangarugero mu byose. Muri bo harimo umugisha, amahoro atangwa na Yesu, ubumwe budashira intege, kwihangana no kwishima bugakiza, kwizera kuzuye n'umutima ukeye. Yesu aba muri bo iteka niwe ubayobora. Muri bo hari ubuzima. Muri bo hari amahoro. Muri bo hari utuzo. Mu bitero ntibacika intege, mu makuba bararirimba. Bari muri we nawe ari muri bo, ni ubwoko bwe batoranijwe nawe. Mu bitero ntibacika intege, mu makuba bararirimba. Bari muri we nawe ari muri bo, ni ubwoko bwe batoranijwe nawe. Muri bo harimo umugisha, amahoro atangwa na Yesu, birabuzuye ubwenge bwe buzima n'ineza, kwicisha bugufi no kubabarira.